Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze kuri Mugisha TV. Uwase Muyango Claudine wegukanye ikamba rya Miss Photogenic muri Miss Rwanda 2019 yatangaje ko yakomerekeye bikomeye mu rukundo yahozemo, aho yemeza ko yashinze imizi mu kwishakira amafaranga no kwita ku mwana we w'imfura nyuma yo gucika intege mu byerekeye abagabo. Ibi yabigarutseho mu kiganiro cyabereye ku rubuga rwa TikTok cyari kiyobowe na Pasiteri Hakim, aho baganiraga ku buzima n'urugendo rwe nyuma y'ibibazo by'urukundo byagiye bivugwa cyane mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ni ikibazo cyanubakiye ku gusengera abantu banyuranye no kubabwira icyo Imana ibateganyaho. Mu rwego rwo kumusengera, Pasiteri Hakim yabwiye Muyango ati ngaho akira umugabo mu izina rya Yesu, vuga ngo amen. Muyango yahise amusubiza agira ati oya pastor, uretse sha. Pasiteri Hakim yakomeje avuga ko ari kumwigisha, ariko Muyango amusubiza mu magambo yuzuyemo intimba ati reka nkubwire sha pastor, urabizi ko nkukunda, ariko ibintu by'abagabo ubu binkuye mu bwonko, ndishakira amafaranga, iby'abagabo narabibonye, narakunze ndakunda, ariko aho byangije nari mpfuye. Yakomeje asobanura uko yakomeretse mu mutima, avuga ko hari igihe yabonwaga nk'ufite amakosa yose mu rukundo rwe, nyamara we yaranyuze mu bikomeye. Pasiteri Hakim yamwihanganishije amusaba gukomeza kwiyitaho no gukira mu mutima, amwizeza ko igihe nikigera Imana izamwubakira. Ati uracyari muto, numara gukira mu mutima Imana izakubakira, ariko Imana iguha amafaranga. Muyango yasubije yongera gushimangira icyemezo yafashe, ati ndishakira amafaranga, iby'abagabo narabibonye, narakunze ndakunda, ariko byangishije nari mpfuye. Muyango wakanyujijeho mu rukundo rwe na Kimenyi Yves yavuze ko ibyamubayeho byahindutse igitaramo ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru, nubwo asanzwe azwiho kwigumanira ubuzima bwe bwite. Yagaragaje ko yagiye atotezwa n'abantu batandukanye, bagera no ku byo yambaye bigatuma ahitamo guceceka kenshi. Ati nta kintu na kimwe mbuze uretse gusa amahoro nigeze kubura mu mutima, ariko Imana yamaye gusa neza, ima guhagarara ku mwana wanjye, ima amafaranga, ni ukuri ndashima Imana. Muyango yashimangiye ko yubatse ubuzima bwe ku mbaraga ziva muri we ubwe, ari nayo mpamvu ahora asaba abantu kudacika intege niyo baba banyuze mu bihe bikomeye. Mu kiganiro cyakomeje, Pasiteri Hakim yahamagaye kuri telefone umuhanzi Aline Gahongayire wajyanye ikiganiro kirimo inama n'ihumure na Miss Muyango. Gahongayire wamamaye mu ndirimbo nka Ndanyuzwe yamubwiye ko ibigeragezo ari igice cy'ubuzima kandi ko bigira iherezo. Ati nta mvura idahita, ese sheri mu myaka yanjye ingana n'iyawe naranzwe gake, njyewe nahaboneyemo n'urupfu rw'umwana, ariko ndacyahagaze. Ni ukuri kuhoraho, uzajya ubibona biguhindukira indirimbo cyangwa biguhindukira ibitabo uzandika. Izahabu iyo imaze kunyura mu muriro irahenda. Gahongayire yasezeranije Muyango kumuba hafi, amushishikariza guharanira ko inyenyeri itazigera izima nubwo yaba anyuze mu bihe bikomeye. Mushimira kurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ndabashimiye.